Reka koga ryari uri kumva ndi kunuka mugana nk'akanyombya hari video nabonye mu gitondo kuri TikTok ndi guscrollinga mango kuri kanyombya nawe uramubaza everything cool, we mash up the place, we scatter the place, gahunda ni indi barabizi no guskura umujyi tugaca kavuyo tugacimaka ewan n'ama short time hafi aho ngaho kabisa no ku gahunda zigiye zimeze nyine ubuzima bukagenda ejo bundi wagiranye ikiganiro na Yago. How was this experience? I'm proud Lou. See the melanin. See. Agakaramanda navyemera ngiye. Then ibihumbi 100 warabirengeje kuri Instagram uri kugenda. Hafi 150. Yego, like iyo progress nkingi kuba ubona abantu bako appreciatinga kandi una contributinga muri music way cyangwa se camera show ukagira ibyishimo utanga kuri societe nyarwanda yuri wenyine mu cyumba cyangwa se hano wabse uri wenyine ukareba ibyo bintu uri gukora what comes your mind? Ukunda umukobwa umeze gute? Nkunda umukobwa umeze gute? Umukobwa ukunda Imana, umukobwa usenga. Yego, urebye nyine utinya, umukobwa utinya icyaha. No umukobwa nkunda. Uramufite kugeza ubu? Usomana bwa mbere byari ryari? Yego ko gitari cy'amahanga ntago ndasoma. No. Gasana n'imanzi. I can't do that shit. Gasana n'imanzi? Of course, yeah. Mu byiciro by'intwara ariko. Wowe na Kongo muhuriye he? Ubona ngo pap wambaye akajezi ka Kongo urapostinze like nkuko umuntu wese yakambara indi jezi bisanzwe ushize kuri Instagram. Ziriya comment abantu bagukomentingagaho ntago zakwaffecte? Uzajya unsubiza yego cyangwa hoya? Yego. Football ni umukino uyoboye mu Rwanda yindi. The Ben umuhanzi munini mu Rwanda. Kenny Sol arusha aje no kwandika. Uri umukene? Oya. Yego. Appreciate me. Man, I love you. Thanks for the love. I love you, bro. I love you too, man. Huh? Yo, what's up Rwanda, what's poppin' Kigali? Nizere komeze fresh cyane kandi biri guca muri kutebera atandukanye mu Rwanda. Birasirazuba birengera bwaryo amajyepfo amajyaruguru no mujyi wa Kigali. Hanyuma rero ngiye kureba kandi uri kumva nitwa Tycoon Ndahiro, the OG, Rasiento, Babirento, Rabapaganda, Papakaya, Komi, Papa, the Magic Mind, ninjye nkuru y'umujyi, umudugudu nguhindura igihugu, nyiti mbunda, ndahano, hose nk'amandazi, ninjye vibration muri nation, ninjye mutima y'imyidagaduro mu Rwanda. I was born to win, ndi umuhungu w'aba Miss, ndi umunyu nkaba n'isukari, ubundi sabara iki kwisi, muri iyi minsi ndiyemera. Ngwino wumve uyu muji ngiye kubanganira nawe ebana afite ibintu bikomeye cyane akora kandi akomeje no gukora, afite impact na influence ikomeye cyane muri industry na game y'u Rwanda. Yitwa The Real Gasana ariko he's the real G of mine. Wabyumvise se wagwan arababwiye. Yo, wagwan member, that criminal, the cheerful boy in the place. Remember, God is able. Yo, program on top, Nancy, the Real Gasana, inware batabikeka, it's a bang after bombo clat. Wagwan, brother. Reka koga ryari mu gitondo. Uri kumva ndi kunuka mugana nk'akanyombya hari video nabonye mu gitondo kuri TikTok ndi guscrollinga mango kuri kanyombya nawe uramubaza ese kanyombya nihe mu murombi yigeze kumva mu buzima bwawe ngo mu murombi nigeze kumva ngo nyiri mu kanwa ka none nawe ngumbisha ndi kunuka se none si Gasana iyo ari koga hera he ndi koga of course mera ngenda manza ngafata amazi nkimenaho and then ngahita mfata agasabune ubwo urumva mera mu mutwe undi nkahita noga nyine fresh ukoreshwe kuboko se ndi koga ukuryo hose se ukuryo man no kumbaza amakuru nkubise mu bibazo nkoresha ukuryo ndi gukora ahantu hose nyine n'indyo ahantu hose gute ushatse kuvuga iki azobane kuri seriye cyane ahantu hose gute iyo ndi koga nyine mpera ukoresha indyo nkoresha indyo urisha iki light urisha right kogesha right ahantu hose hogesha nkoresha indyo nkoresha indyo mu bintu byose. Urarana nande se? Ndirarana. Ugiye kuryama waza gukora iki? Ndabanza ngasenga. Mbere yo gusenga okay, first of all ngeze ku buriri mfata telefone nkareba ukuntu gahunda zimeze, then ngasenga nkabona kuryama. Uryama wabitse mda? Oya.
Why? simbizi nkunda kuryama ngaramye gutya like this Gusa uragaramye. oya nyine meze gutya man like you know gutya utambitse ndyama ntambitse Uryama ugaramye gutya. ndyama ngaramye gutya ndyama ngaramye gutya kabisa. Kuri iyi minsi man. Everything cool, we mash up the place, we scatter the place, gahunda ni yindi barabizi no gusukura umujyi tugaca kavuyo tugacimaka ewan n'ama show time hafi aho ngaho kabisa no ku gahunda zigiye zimeze nyine ubuzima bukagenda you know. Ejo bundi wagiranye ikiganiro na Yago. How was this experience? Narishimye cyane nanabivuze mu kiganiro nyine zari inzozi zanjye man ngiye kuba ndi kuri Yago TV show nanabimubwiye is a role model ngiye n'umuntu negera ibintu byinshi cyane kabisa narishimye cyane byari massive. Ni iki kintu kidasanzwe uzi kuri Yago? He's a real G ni umuhasla nyine nkunda akunda akazi arakora cyane. Umwangira iki? Yago so navuga ko ari iki navuga ko ntacyo ahubwo ntago navuga ngo ndamwanga ahubwo navuga wenda iyo nta kintu wenda iyo bwije nta kintu cyembonye nibwo wenda numva mbabaye ariko ntago mwanga ntago ari ukuvuga ngo ndabimwangira kuko ngo mu gitondo bukeye bukira nabonye ikintu kuri Yago TV show cyangwa Yago Pondat nyine birambabaza. Abantu bari kuvuga ngo waritukuje byaba ari abantu bayo bivuga bivuga ngo tayikuri ndavuze ngo waritukuje ntago nitukuje maze akamana ntugasebanye man tangiye kuzana ironda ruse bari kunkora ironda rungu naritukuje ntago nitukuje man I'm black full black kabisa and I'm proud bro. I'm proud Lou. Si the melanin si agakarama ndanavyemera ngiye. Then ibihumbi 100 warabirengeje kuri Instagram uri kugenda hafi 150. Yego like iyo progress nkingi kuba ubona abantu bako appreciatinga kandi una contributinga muri music way cyangwa se camera show ukagira ibyishimo utanga kuri societe nyarwanda yuri wenyine mu cyumba cyangwa se hano hose uri wenyine ukareba ibyo bintu uri gukora barekamije your mind. Shaman nyine nshima Imana kubera ko byari mu bintu nahoze ndota nyine numvaga ko wenda nanjye hari ikintu nzakora nyine nzerekana ikintu nshoboye cyangwa nkafasha umuntu nyine nayo abantu bakabona ibintu byiwe byari ibintu nyine nanjye numva nakishimira. Anyway ngende umuntu ukunda no gufasha rero mbonye ahantu mfashiriza nanjye abantu nakumva mba numva nyine nishimye meze neza. Kubura umwana mwiza cyangwa supporting abantu ari gihe byageze ukabyicuza? Oya ntago mbyicuza ngiye nkora ibyanjye nyine kugira ngo ngiye mfashe umuntu nuko mfasha bindimo nyine like bindimo ntago ushobora kumatira ngo wamfashije ntago nabikora iyo bindimo ndabikora niyo mpamvu nashobora kwicuza. Uri bwahemukirwe? Of course ntago byabura baranyambuye Mondi kandi umuntu nyambuye amafaranga rwose nayo umuntu w'umemukenge nta muntu tujyana ikibazo no muntu wanyambuye nta kibazo dufitanye tu biramureba ariko nyine yaramemukiye ku ruhande rumwe. Ukunda umukobwa umeze gute? Nkunda umukobwa umeze gute? Umukobwa ukunda Imana, umukobwa usenga. Urebye nyine utinya umukobwa utinya icyaha. Ni umukobwa nkunda. Uramufite kugeza ubu? Of course Ex wawe mwapfuye iki? Ex wanjye ngiye kumbaza ngo kubera icyo atandukanye na ikintu twapfuye ikintu twapfuye rero ntacyo. Ex wanjye nta kintu twapfuye yarabyutse aravuga ngo ndakuretse. Mwabaze gatatu? Oya nakobara gatatu yarabyutse aravuga ngo ndakuretse ndashaka guhindura ubuzima. Ujye umukumbura? Ex wanjye ndamukumbura. Oya ntago namukumbura kuko turavugana cyane. Hari icyo umwibukiro cy'ingenzi yakumariye se? Hari icyo umwibukiro cy'ingenzi yaba yarakumariye? Ni byinshi cyane. Urugero? Byonyine time ye yamaye ni ikintu cy'agaciro nyine gakomeye cyane mu buzima bwanjye. Umva mu Cyongereza igi ry'imbeba baryita gute? Igi ry'imbeba zariba ntariba mu Cyongereza. Mu Kinyarwanda se baryita gute? Igi ry'imbeba. Igi ry'imbeba. Niko baryita? Kinyarwanda. Igi ryitwa gute se mu Cyongereza? Cyongereza Yitwa egg.
ubwo igi ry'imbeba ryitwa imbeba se mu cyongereza yitwa gute? rat cyangwa mouse. Mouse. Igi ry'imbeba ryitwa Kelly Mouse. Big up on yourselves, Kelly Mouse. reka tube serious ho gato, wumva igi ry'imbeba ryitwa gute mu kinyarwanda? Igi ry'imbeba, of course nyine ni igi ry'imbeba n'ubundi. Nimba ribaho nako ntaribaho igi ry'imbeba man. Igi ry'imbeba ntaribaho man. Ribaye rihari nyine n'ubundi wabaye ivuze ryabaye igi ry'imbeba ariko ntarihari. Yarahari si imbeba zitera amagi. Ni ikihe gice cy'umubiri wawe ukunda kurusha ibindi? No mubiri wanjye. What do you mean? Nyine igice cy'umubiri nkunda no mubiri wanjye. Usomana bwa mbere byari ryari? Yego ko gitari cy'amahanga ntago ndasoma. No. Gasana n'imanzi. I can't do that shit. Gasana n'imanzi? Of course yeah. Mu byiciro by'intwari ariko. Oya ntago ndi intwari. Ntago ndi intwari batabikeka. Nyine mu byiciro by'intwari no uri imanzi, mu byiciro by'intwari cyangwa uri imanzi? Ndi imanzi. Ufite inshuti y'isugi? Oya ntago mbizi so nabwirwa n'iki. Girlfriend yawe? Girlfriend yanjye ni isugi buriya ntago mbizi. Nahise guseka. Niki ukunda ku bakobwa man? Nuko nabikubwiye. No. Ibijyanye ni like ntago dushaka kuvuga ku mico cyane like uvuga ati I love this. Ye nkunda umukobwa man kubera ndagakara nkunda umukobwa w'inzobe. Abakobwa b'inzobe. Uri kuvuga abakobwa ngiye nkunda cyo kundira abakobwa na character baba bafite cyangwa imico. Cyo nkundira abakobwa n'abana beza. Kandi ngiye mu buzima bwanjye bwa buri munsi bamfasha no kugira ngo akazi kanjye kagende neza. Abakobwa nyine n'abana beza. Ubona Kenny so atandukanye na Juno kizigenza? Juno. Kenny Solo na Juno. Ahantu batandukanye mu nyine like muyihe jari. Zose. Mu burebure se mu bugufi mu biki nyine mu biki mu byo bakora mu ki. Ibyo bakora. Ahantu batandukaniye nyine nuko umwe ari Juno n'undi akaba Kenny Solo. Kandi ikindi ngiye mbona angendeye kuma EP basohoye sibyo ya Juno yabaye successful zose zabaye successful ariko ya Juno yabaye successful cyane ngiye nubwo buryo nabivugamo kuko ntabwo yageze umbwira ngo mbagereranye gutya na gutya. Ni Kenny se cyangwa ni Juno ku ruhande rwawe? Njyewe ni Juno bose ndabakunda ariko mprefera Juno cyane. Ni ikihe kintu abantu batakuziho kugeza ubu ngubu utarabwira abantu? Ntago basikunze gukina football. Mubi cyane number 11. Nta kindi batakuziho babwira? Ikindi se cyo ni iki nababwira. Rero nanjye ngenda nitungura uko bukeye nuko bwije njye ngenda nitungura ariko sofa nababwira ko icyo ngicyo ari cyo abantu batari bazi. Okay, tugiye kwashuminga cyangwa kwimagina ubuzima butarimo mama wawe bwawe bumeze gute? Bwaba ari umwanda. Really? Ukuri. I love my mom cyane kabisa. She's my hero. Describe your mother. Ntago nabona ukuntu mbivuga man. She's my everything. Ndamukunda cyane man. Nyine hari ikintu nyine umuntu aba yabura n'ukuntu nyine bisobanura. Ntago nibona nyine byangora birangora cyane. Okay, kugira abavandimwe bisobanuye iki kuri wowe? Ni umugisha ukomeye kugira abavandimwe noneho ubona mwese mwarakuze mwese mubona nyine mwese muri ku rugero rumwe kubwira uyu nguyu ushobora kubwira uyu nguyu ngo mfasha nakakubwira ngo mfasha nyine mwese biba ari ibintu byiza cyane. Mu muryango ufatwa gute? Hari ukuntu nyine umuntu aba afatwa muri famille this guy is crazy ni umusazi cyane ari serious wowe ubundi usanga muri famille ufatwa ute? Bazi ko nyine ndi umuntu uri aho ngaho gusa bazi ko ndi umuntu uri aho ngaho yikundira ibintu nyine yikundira ubuzima bworoshye yikundira iki ariko nyine babona ndankusekeje. Ni igihe kingana iki wamara utariye kawunga? I can do that shit. Kugira ngo ubwire mani byagorana kugira umunsi ushire. Oya nukuri kibana nakubeshye kugira ngo umunsi ushire nariye kawunga cyangwa mu rugo tutariye kawunga. Ewana nyine simbizi kabisa. Byaba bigoye. Kawunga iba nziza kwirisha iki kuri wowe? Kawunga kwirisha wenda inyama n'amata.
biba biri massive. Bombo clad. Biba biri massive man. It's biba biri about to massive. go. It's about to go down. Zihariya iyo nk'iwanyu bacumbye kawunga urumva bagatereka hariya hano hari akanyama urumva no hari ukuntu bapfundura gutya igisorori urumva hari akotsi kajya kazamuka kari kuva muri kawunga urakabona kari uri kukara wicaye gutya umeze gutya wicaye nka gutya ukabona kari kugenda gutya bavuga ati it's about to go down. Ari massive kabisa. Wowe na Kongo muhuriye he? Njye na Kongo actually ababyeyi banjye bavukiye muri Kongo ni nabo bakuriye and then baza kuza mu Rwanda nyuma njye ni naho navukiye. Yep. Tujya kubona ngo pap wambaye akajezi ka Kongo urapostinze like nkuko umuntu wese yakambara indi jezi bisanzwe ushize kuri Instagram. Ziriya comment abantu bagukomentingagaho ntago zakwaffecte? Oya uretse ko nta n'ibyatari nta bintu bya danger byari biriho tu. Nta bintu byatari kabisa. Ese kutavuga ikinyamurenge? Ngiki ndakivuga man. Uvuga twumve. What's up? Membal, how that criminal, the cheerful boy in the place. Wagwan. Ndakivuga man. Ese ndamwe itabi? Oya. Ntacyo bwenge na kimwe nkoresha nago nkoresha itabi nago nkoresha urumogi nago nkoresha iki nago nkoresha nta ikiyobyabwenge cyanjye se n'iki nakazi nkora n'ibyo bintu byantwaye ubwenge. None se ubona impamvu muri iyi minsi urubyiruko by'umwihariko rw'abakobwa ruri kwitabira amatabi reka mbyiteguye kuko urabona ahantu hose umukobwa udahita kunywa danihiri abafite ikindi kintu ari kunywa like they are very proud mu mbere y'abantu kandi ugasanga age iri hasi cyane uru rubyiruko ariko uri n'umunyarwanda ubona biterwa n'iki ko byabaye byinshi? So rero sinamenya impamvu bitera ariko akenshi nyine usanga umwana ahura n'ikibazo wenda kiri mutoya akabona nta bundi buryo buhari bwo kwimariza stress afite agahitamo kujya muri ibyo bintu. Mbo rero kubabwira ko nimba uhuye n'ikibazo mani sanga Yesu akomora gukize aho kugira ngo ujye muri ibyo bitabi ntekereza ko aricyo kintu kibitera ama depression ugasanga umwana ari gutekereza wenda nko ku myaka 20 akumva ko yakabaye wenda afite nk'inzu cyangwa nk'imodoka nziza ibyo bintu atayibona ako gahinda kamwica ubundi abayeho neza mugenzi we ugasanga yijyanye muri ibyo biyobyabwenge kugira ngo kubera ko iyo binyweye usanga atuje nyine agacururuka ni muri ubwo buryo nyine usanga kenshi usanga ari uko nguko bimeze ukabona akana k'agakobwa k'imyaka nka 17 urumva ashaka kugira wenda nka iPhone wenda 15 gutyo nyine ugasanga wenda wa muntu asanze ngo ayimo yamujyanye muri ibyo bintu so ni muri ubwo rwego mbifatamo gutyo tu. Uzajya unsubiza yego cyangwa hoya? Yego. Oya. Yego. Football ni umukino uyoboye mu Rwanda yindi? Yego. The Ben umuhanzi munini mu Rwanda? Yego. Kenny Sol arusha Ajeno kwandika? Oya. Rayon Sport ifite abafana benshi? Yego. Ukunda mama kurusha papa wawe? Bakunda kimwe. Bro, the answer is yes or no. Bakunda kimwe. Ngora. Ukunda u Rwanda? Cyane. Ujya wicuza kuba uri umuhungu? Oya. Uri umukene? Oya. Yego. Give me money, send me money please. Ndando umukene man, send me money. Uribagiye ko uri umukene? Aya hari ukuntu umuntu abyibagirishwa kugira ngo yirememo icyizere ariko turakene. Okay, pick one, right? Movie cyangwa football? Muri no minsi nahitamo movie kubera ko football Manchester isigaye imbabaza cyane kandi niyo kipe nkunda. Cristiano cyangwa Messi? Ronaldo. Rocky cyangwa Junior? Rocky. Murungi Sabe na Yago? Actually bose ndabakunda cyane pe kuko umwe nkunda. I'm like pick one.
ahangaha ko bingoye ngiye kugusobanura nkubwire ukuntu bose mbakunda sibyo yago nkunda nyine like ukuntu ameze sibyo nkunda vibes ziwe nkunda iki noneho Sabe nkakunda ukuntu ari umukozi akora ibintu byiwe nyine you know novuga ngo njyane n'igihe mba niyumva ko mfite character Yago na Sabe noneho muri nge icyarimwe bose ndabakunda Bwiza cyangwa Ariel Ways Aline Sano na Marina Diamond na Alikiba Simba Simba kabisa Burna Boy na Davido Burna Boy Rema na Fireboy Rema man Wizkid na Ashake Oso peki malo sole ipeki no daloze moni no like champagne emi omo pero mo sare fo mi shaye como me falale Mr Money Oshe emi omo po Mr Money Ashake Team Ashake katutukwica obaye kimana oya nacyo nabaye man Ashake ndamukunda cyane ubundi ngiye mbanza kuri Burna Boy arigiye Burna Boy na Ashake babimeze gutya ndabakunda cyane Iras na Thames aya Manchester na Arsenal Man U Madrid na Barcelona no kuva Real Madrid umara iminota ingahe se ubundi wowe mara iminota ingahe muri iki mvuga ndi kurya ndi gukora content ndi kweditinga uri gukora iki ta ningahe iki nyine mari ndi gukora iki asa kuri kunyongorera ndi gukora iki 1 minute man kinini mara 1 minute man igihe kinini mara ari kugira vuba igihe kinini mara nagutinda umva nyine igihe kinini mara ni igihe niyo ndi gukora content zanjye nagutinda nyine gutinda urabikoroga tubirangiza vuba ibiki ibyo by'ibi content don't bother me oga don't stress me okay apart from Kinyarwanda nure rurimi runduzi neza ntago navuga ko nduzi neza nda trying English ndagerageza icyongereza can we try this like in the interview kere kuri umuzungu nibwo twumvikana nawe uri umunyarwanda basically uri umunyarwanda ntago twavuga n'icyongereza gasa sakwe man soma sakwe katipyo wapi byancanze amount agahoro mu nteja nicyo gisubizo uri mukuru sakwe soma sono nyoko bapfaga iki ntacyo nta kintu bapfaga ntacyo ntabwo babishyira ngo mwemere nta kintu bapfaga hano man igisakuzo ntabwo nakayizi ko mu rubibi man icyo bapfaga abanjye nta kintu bapfaga tugana ku musozo icyo yabwira urubyiruko leta n'ababyeyi bawe ikintu nabwira urubyiruko ni bihangira imirimo nyine dukore turebe ko twava ku rwego rumwe tukajya ku rundi niba ufite ikintu wakora iki kintu urimo gikore neza kabisa umaximize uvuga ati ngewe amudani nyine ahangaha naringejeje ndabizi ko Imana izabigwiramo umugisha ikintu nabwira leta no kubashimira kabisa badaha igihugu cyiza azi nk'aba content creator tubona abantu dukorera ama videos yacu meza turabashimira cyane so komeze mudushyigikire nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi ababyeyi banjye ndabashimira kuba mwarambyaye ntabwo nzabakoza isoni nzahatana kugeza ntabwo nzatuma hari icyo mubura mari man wapi ubwiye mama ngo mane man
mani meri nta kintu uzabura mani. Bari kuvugana ryari mama? Ja buri munsi turavugana na mu gitondo twavuye mu rugo ari kumbwira ngo ngo amafaranga baguye ngo kwanyerejeho make ngo byagenze bite. Ndavuga narayaguhaye mba ngenda niruka. Yarazi umubare. Oya ntago yarahuze. Ariko mama turavugana buri gihe tu. Kereka atari mu Rwanda kuko ntago akunda kuba ari mu Rwanda, akunda kugenda cyane hanze. Ariko turavugana kenshi cyane gashoboka. Urabizi kuri smart? Mu mutwe? Ya ndabizi. Ubona hari uruhare mama yabigizemo kubera yari umwarimu. Man njye nasibiye mu mwaka umwe imyaka 5. Banyigaga inyuma urabizi. We na sister wanjye. Nasibiye ngo narimvuze imyaka 5. Nasibiye mu wa 5 imyaka 3. Ari mama wabikoze? Niyo wansibizaga none se mama ntago yari teacher, mama yaranyigishije. Ngajya mbona mu minota 50 bakanyimura kamwe. Ndashaka kuzagira 70 kandi koko byarabaye. Nize primary neza ndayitsinda, njya muri secondaire ndayitsinda, njya muri ibaze ko navuye muri secondaire njya kwiga kaminuza kuri bourse ya leta. Urumva byose ndikesha mama nyine tu. Yep. Wakoze cyane. Wakoze nawe. Nicyo wambwira? Ndakwemera kandi nkunda ibintu ukora, ndanagukunda. Ndagukunda nkunda ibintu ukora brother. Nimba mana appreciating ibintu by'umuntu ariko mubwira mana akiriho bro. Ariko ushobora kuba nkunda right? Ndagukunda nyine nkunda ibintu ukora. Nese kuri kongera ibindi bintu urankunda right? Nkunda ibintu ukora. Genda gukunda abana. Nkunda no nkunda ibintu ukora. Genda gukunda bro. Appreciate man. Man I love you. Thanks for the love. I love you bro. I love you too man. Huh? We out gang. Man, Mara ukabona gakwegwe. Twese twera ariko dufata kudo yarangiza.